kumva n'undi muziki utandukanye yaririmbwe n'abanyamuziki bazwi mu isi. Kubera icyo aya majwi agenda akadukora ahantu bigatera impinduka zigaragara cyangwa se zumvikana ku mubiri. Hari umuntu ushobora kumva umuziki mwiza akarira, abandi bakazunguza umutwe, undi agasesa urumeza. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni iki gituma umuziki ukora ku mubiri no ku marangamutima aho bigaragara inyuma ku mubiri? Kubera iki mu bukwe, mu mubatizo, mu gushyingura, mu ishuri, mu birori by'igihugu, mu kababaro k'igihugu, mu rusengero, mu kuragura no gukora mu buvuzi gakondo bwa Kinyafurika hose baririmba? N'ubw'izindi nyamaswa. Kubera icyo umuziki ukora ku bantu bose hatavuyemo n'umwe? Kubera iki buri wese amenya kuririmba ntawe umwigishije nubwo twese tutaririmba ku rwego rumwe? Kubera iki buri wese agira umuziki akunda cyangwa se umukora ku bwonko uko byagenda kose? Uyu munsi iterambere ry'ikoranabuhanga ryatangiye kuzamura ibibazo n'ibitekerezo bishya ku muziki. Hari n'abajya kure bakavuga ko umuziki ushobora gutuma umuntu amenya ubwenge kurusha uko yari ameze mbere. Umuziki ushobora kuvura. Muri iki kiganiro turifashisha ubushakashatsi bw'umunyamuziki Bobby McFerrin ndetse n'umushakashatsi mu mikorere y'ubwonko Daniel Levitine, maze turebe akazi umuziki ukora ku mubiri wacu ku buryo bidasaba umuntu kuba yarumvise aho baririmba kugira ngo akunde indirimbo runaka. Njye namwe hari indirimbo twakunze nyamara tutazi n'ibiziririmbwamo. Bareba igice cy'ubwonko umuziki ukoraho, maze umuntu akarizwa n'injyana idaherekejwe n'amagambo cyangwa se agasesa urumeza nta bukonje bwabayeho cyangwa se ukundi guhinduka kw'ikirere. Kumva baririmba byonyine bikagira ingaruka ku ruhu. Ikaze. Byigeze kutubaho kumva indirimbo ku nshuro ya mbere maze ukuvuzanya amarira mu maso ukuvugiza agahinda muri wowe. Ubu ni Daniel Levitine, umuhanga mu mitekerereze n'imikorere y'ubwonko. Ntekereza ko isano ikomeye hagati y'umuntu n'amajwi y'umuziki ari uko igice cy'ubwonko umuziki ujyamo tukimara kuwumva ari nacyo gice kibika amarangamutima akomeye mu buzima bw'umuntu. Byose bishingiye ku kibazo cy'ikintu gitera urumeza. Iki gituma umuntu yumva umuziki runaka akazana utundi duhe tumeze nk'uko ku ruhu rw'umuntu. Bigenda bite kugira ngo amarangamutima y'umuntu azamurwe n'uko hari inota ry'umuziki riri hejuru cyangwa se ritinda ugereranyije n'irindi? Hari abashakashatsi mu bumenyi butandukanye bafashe icyemezo cyo gusuzuma umuziki mu mubiri w'umuntu nk'uko bamusuzuma bamushakamo udukoko dutera indwara. Isano yacu n'amajwi y'umuziki itangira hakiri kare cyane. Umwana mu nda ya nyina atangira kumva amajwi afite hagati y'ibyumweru 17 n'ibyumweru 19. Mu mezi 5 yonyine umwana mu nda ya nyina aba yatangiye kumva. Kuri aya mezi buri mwana aba atuye mu isi iri mu rusaku rw'umutima wa nyina utera ndetse n'umwuka yinjiza cyangwa asohora mu gihe ahumeka. Urwo ntabwo ari urusaku rwamubuza kumva ibibera hanze y'umubiri wa nyina, gusa uyu mwana amenya hakiri kare gutandukanya amajwi asanzwe yumva n'imikorere y'umubiri wa nyina n'amajwi y'umuziki uri hanze, kubera ko nk'uko babyiga mu iyigamajwi, amajwi yose abaho by'umwihariko umuziki akorwa n'umutingito cyangwa se umutingito k'umwuka cyangwa umutingito k'ubusa vide bitewe n'ikintu runaka. Ibyo bita onde. Onde ni udutingito duto tw'ahantu runaka hadafatika cyangwa se vibration biba ariko byakumvikana neza. Amajwi ni umutingito ukwirakwira mu kirere. Abanyabugenge bo bavuga ko ijwi ari umutingito cyangwa se vibration cyangwa se urugendo rw'umwuka uva ahantu hamwe ujya ahandi ariko ukagenda utigita uvibra, niba hari uwabyumva neza gutyo.
maso yawe umwuka utigita iyo bakoze ku murya wa gitari wajya ubona ko umutingito wavuye ku inota runaka utandukanye n'uwavuye ku yindi bishingiye ku muvuduko wawo cyangwa se inzira wanyuzemo ndetse n'ubutinde bwawo mu rugendo iyo bavuga ngo amanota y'umuziki baba bazi neza ibyo barimo kuvuga baba bazi ngo iri nota rivuga gutya bisobanuye ko umutingito w'umwuka usohoka kuri buri nota uba wihariye umuturuka aho ijwi rivugiye kugera rikugezeho ibi bisobanura neza ko tubaho nk'abibera mu nyanja y'imitingito cyangwa se vibration aya mavibration rero dushobora kuyumvisha buri gice cyose cy'umubiri niyo mpamvu ushobora gusumba indirimbo nziza maze ugasesa umeza ku babizi cyane amajwi cyangwa se amanota y'umuziki ushobora kuyumvisha buri gice cy'umubiri ni nk'aho umubiri wacu wose ari ugutwi kunini tukivuga ku gutwi kuri benshi muri twe imitingito cyangwa se vibration z'umwuka zitewe n'ibyuma by'umuziki zigera ku bwonko zinyuze mu gutwi ugutwi niko guhindura imitingito cyangwa se vibration mu bimenyetso cyangwa se imyumvirizi zishobora kwakirwa n'ubwonko signal nerveux kubera ko ntabwo izi vibration cyangwa se imitingito ariyo yakwinjira mu bwonko uko yagaturutse mu muziki n'ijwi rikubise ingoma y'ugutwi riza riteza umutingito mu cyo bita cochlear iki ni igice cy'ugutwi gikozwe nk'umubumbe icyo gice nacyo gihita kinyeganyeza icyo bita serire style nacyo gihita cyohereza ibimenyetso by'amajwi utunyangingo twa cochlear two ku gice cyo hepfo duhita twohereza ibisa n'amashanyarazi bijya kurwanya ya mitingito cyangwa vibration ku gice cyo hejuru cya cochlear humuturuka udutingito duto cyane twahura na bya bimenyetso by'amashanyarazi byaturutse ku gice cyo hepfo bikabyara amajwi atandukanye mu bunini ubu ni Daniel Levitin umuhanga mu mikorere y'ubwonko bw'abantu ibimenyetso by'amajwi bijya ku bwonko binyuze mu gutwi bica mu cyitwa tronc cerebral ibimeze nk'amashanyarazi bijya ku cyitwa cortex auditif gikurikiranya amajwi uko arutana ni nka clavier cyangwa se kiriya bakandakandaho kuri piano izo bita cellules ciliées ziba zifatanye na cortex auditif zikwirakwiza amajwi mu buryo bugenda burutana kuva ku majwi aremereye kugera ku tujwi duto tugera kure mbere abahanga babanje gutekereza ko mu bwonko bwacu harimo agace kagenewe umuziki centre de musique nyamara nyuma baje kuvumbura ko ahubwo mu mutwe wacu harimo uduce twinshi twagenewe umuziki tubashije kubona ibice byose by'ubwonko bwacu bishinzwe gukora ku bimenyetso by'amajwi ngo bibihindure umuziki tukabona bimeze nka feu d'artifice cyangwa se ya miriro baturitsa mu kirere mu birori ibikorwa byose mu bwonko ngo bihinduke umuziki bikorwa mu by'igihumbi 30 by'isegonda ntushobora no kumenya ko byabaye ku ndirimbo iryoshye barangiza gukora ku murya mu bwonko bwawe hamaze kuberamo ibikorwa byose bituma uwo muziki uza kukuryohera iyo Freddie Mercury arimo kuririmba icyo twebwe twumva ni umuziki iyo umuririmbyi aririmba indirimbo ukayikunda ukumva asa n'urimo gukirigitwa ntabwo biba ari ugukabya niko biba byagenze koko ijwi ry'umuririmbyi cyangwa se igicurangisho rinyura mu gutwi mu nzira ijyana amajwi mu bwonko rigatigisa ingoma y'ugutwi kwawe benshi bahita batangira kuzunguza umutwe icyo gihe umuririmbyi aba agukoze ahantu ha nyaho gusa n'umuntu akuvugishije nawe aba agukozeho gutyo ibikorwa nk'ibi ubikuye mu magambo none ukabishyira mu gicurangisho nka viola ntabwo ijwi mu muziki ari ryo rifite agaciro cyonyine ahubwo n'umutuzo urikurikira nawo ni ingenzi cyane muri uyu mutuzo ubwo umuntu yumva ibyo bamaze kumucurangira cyangwa kumuririmbira nta handi ibitekerezo bye biba biri ahubwo ni kuri ako kantu umaze kumva iri ni ihuriro rya nyaryo ry'umubiri n'ijwi ry'umuziki mu bitaro iyi sano iri hagati y'umubiri n'umuziki bayifashisha mu gufasha guhumeka abana bavutse batagejeje igihe ndetse no mu kunoza umuvuduko
umuziki ukoreshwa kenshi mu gutuma umutima utera neza ku bantu bamwe na bamwe. Hari abashakashatsi bemeza ko umubiri wacu aricyo gikoresho gipima amarangamutima yacu. Daniel Levitine yafashe utwuma dupima umuvuduko w'umutima n'amaraso capteur adufatisha ku rutoki rw'umuntu nk'uko babigenza mu gupima umuntu mu buryo bw'ubuvuzi. Arangije amwambika ama écouteurs ku buryo naza kuvuza umuziki aza kumenya uko umutima w'uwo muntu urimo gutera n'uko amaraso ye arimo gutembera mu mubiri ndetse n'uburyo ahumeka igihe arimo kumva indirimbo runaka. Umuziki nk'uwo uteye akababaro utuma habaho guhinduka kw'ako kanya mu ruhu rw'umuntu. Ibi biri mu buryo umubiri ukoresha bumeze nko guhunga cyangwa kwirwanaho. Umuziki nk'uyu ukora ikintu mu mubiri wacu ubusanzwe cyadutera kwiruka tugahunga cyangwa cyatuma turwana. Ni umuziki uhamagarira umubiri guhinduka. Umuntu arahumeka cyane, inyama zo ku nda zigakomera, umuvuduko w'umutima n'amaraso ukiyongera. Ni ibintu umuntu atabigizemo uruhare na ruto. Ça montre que notre corps réagit très subtilement à la musique. Ça ne fait pas pression. Il n'y a aucune part de volonté ou de contrôle là-dedans. Uku kwirwanaho k'umubiri nibyo bituma hari ubwoko bw'imiziki abantu bumva bakumva iteye ubwoba cyangwa se agahinda, nyamara ibyiyumvamo rimwe na rimwe batanabyumva, cyangwa se ikaba ari imiziki itarimo amagambo. Muri iyi myaka 10 ishize ikoranabuhanga ryariyongereye ku buryo uyu munsi hakoreshejwe ibyuma bikomeye bishobora kureba mu bwonko bw'umuntu IRM, imagerie par résonance magnétique. Abantu bashobora kureba ibintu biba mu mutwe wawe iyo urimo kumva umuziki cyangwa se iyo urimo kuwuvuza. Ni iki kiba mu bwonko bw'abanyamuziki? Ubundi kubera iki biriya bakora twese tutabikora? Muri kaminuza ya Sheffield mu Bwongereza, Bwana Lawrence Parson yakoreye ubushakashatsi ku baririmbyi babiri b'Abongereza, Jarvis Cocker na Richard Hawley. Aba nibo bamwisabiye kubarebera ikiri mu mutwe wabo nyuma yo kumara imyaka myinshi baririmba, bahimba indirimbo, banacuranga umuziki. Mais tu es donc musique pour fun comparé au fait de jouer de la musique. Usibye kuririmba no kuvuza umuziki, nta kindi gikorwa na kimwe gishobora gutuma ubwonko bukora ibintu byinshi icyarimwe kandi bigahuzwa neza mu buryo bunyuranye. Il faut dire que par essence, Kuririmba no gucuranga ni ibikorwa byinshi bikurikiranye kandi bisaba gufata icyemezo muri kimwe cy'igihumbi cy'isegonda. Bivuze ko abaririmbyi babigize umwuga, ubwonko bwabo bumenyera gukorera ibikorwa byinshi icyarimwe kurusha twebwe twese. Gusa nanone igitangaje ni uko nyuma y'uko Lawrence Parson arebye mu bwonko bwa Jarvis Cocker na Richard Hawley, yemeje ko ubwonko bw'umuntu urimo kuririmba wenyine butarusha ubw'abaririmba ari babiri cyangwa se benshi gukora cyane. Bwana Parson yemeza ko umuziki ariyo nzira nziza yo kumenya uburyo ubwonko butondeka amakuru bwakiriye bukurikije igihe n'uburyo bwayaboneye. Ikibazo gihita kiza hano ni ukumenya itandukaniro riba hagati y'umuziki n'ijwi risanzwe nk'umuntu arimo kuvuga. Organisé de manière particulière, le son peut avoir des qualités musicales. Ijwi riteguye mu buryo budasanzwe rishobora kugira ubwiza no kumvikana nk'umuziki. Uburyo ijwi ryasohowe, niba rizamuka cyangwa rimanuka, ndetse n'umwanya ryamaze nicyo gishyira itandukaniro hagati y'ijwi risanzwe n'umuziki. maybe we could talk about. Sinzi niba mwebwe mubizi, ariko hari abantu bavuga neza ku buryo umwumva arimo kuganira ukumva wakomeza kumwumva nk'uko wumva umuziki. Hagendewe ku muco n'uturere, buri gihugu cyangwa se akarere bigira indirimbo cyangwa se ubwoko bw'umuziki wumva ukagira amarangamutima runaka nko kubabara cyangwa se kwishima nubwo waba utumva ururimi ruririmbwamo. Daniel Levitine avuga ko mu mutwe wacu harimo utunyangingo amamiliyoni menshi tudafite ikintu dukora, tw'ingwizamurongo. Utu tunyangingo rero duhabwa akazi n'ikintu wumvise cyangwa se ikintu cyinjiye mu bwonko bwawe, n'ejo kikongera, n'ejo bundi kikongera, n'ejo bundi buriya. Niba wumva indirimbo uyu munsi
n'ejo bundi buriya bigeraho utwo tunyangingo tugafata ko ari indirimbo ibabaje cyangwa se ishimishije, ku buryo kera niwumva indi ijya kumera nk'iyo ngiyo nubwo yaba iri mu gishinwa uzumva ko ibabaje cyangwa se ishimishije. Byose bitangira tukiri ibitambambuga. Niba bitangira tukiri ibitambambuga rero ibi bihita bidusubiza mu bihe byahise bya kera cyane. Ubundi umuziki ubaho kuva ryari? Hari umugabo witwa Steven Mittens, umushakashatsi ku mibereho y'abantu ndetse n'ibisigaramatongo, yigisha muri kaminuza ya Reading mu Bwongereza. Mu 2015 yagiye mu majyepfo y'Ubudage, aho itsinda ry'abashakashatsi mu bisigaramatongo bari bavumbuye ibicurangisho by'umuziki byakoreshejwe n'abantu bo mu myaka 40 ishize. Aba bashakashatsi bavumbuye mu majyepfo y'Ubudage imyirongi yakozwe n'abantu bageze mu Burayi mu myaka 40 ishize. Ni imyirongi ikozwe mu magufa y'inyoni. Iyi myirongi bavumbuye ari ibiri niyo myirongi ikuze kurusha indi yose yo mu isi. Nyuma yo gupima imyaka yayo nibwo hahise hamenyekana noneho uburyo abantu bo mu myaka 40 ishize baririmbaga banacuranga. Niba abantu babayeho muri iyi myaka yose ishize bararirimbaga bakavuza imyirongi, bisobanuye ko uburyo bwo kumva umuziki tubuhuriraho, kubera ko umuziki twese dukora ahantu hamwe ku bwonko kandi uhakora mu buryo bumwe. Niba umuziki ari uguhuza amajwi no kuyasimburanya, urwo ruhurirane rutugera ahantu hamwe kandi mu buryo bumwe. Gusa niba ari uko bimeze, twese twagakunze indirimbo imwe. Iyo mvuze ko ari nziza nawe koko kumva ni nziza, ariko ntabwo ari uko bimeze bitewe na ka kamenyero k'utunyangingo two mu bwonko cyangwa se neurone zakuze zumva amajwi runaka zikayahuza n'amarangamutima runaka. Iyo mpamvu uzumva umuziki w'Abashinwa ukumva urabishye cyane, nyamara Abashinwa bo bawukunda kubi, banavuga ko ari wo muziki wa mbere uryoshye ku isi, kubera ko utunyangingo two mu bwonko bwabo twakuze twumva ayo majwi maze twiga kuyakunda tunayahuza n'amarangamutima y'ibyishimo. Iyi ngingo yo gukurira mu bwoko bw'amajwi n'umuziki runaka irahita itujyana ku bana. Uribuka indirimbo baririmbira abana? Isomo ry'imitekerereze muri kaminuza ya Toronto muri Canada, Madame Sandra Treve amaze igihe yiga uburyo abana bitwara iyo bumvise umuziki. Abana b'amezi 6 kugera ku mwaka umwe. Yashakaga kumenya niba uruhinja rushobora kumva indirimbo rukumva ni nziza. Ubushakashatsi bwanjye bugamije kureba ubushobozi uruhinja bufite bwo kumenya impinduka mu majwi ariyo hasi cyangwa ariyo azamuka. Naje kubona ko impinja zishobora kumenya itandukaniro muri ayo majwi n'indirimbo. Biganje na konsona. Ubundi bushakashatsi kuri iyi ngingo bwagaragaje ko abana bato cyane bahitishijemo kumva umuziki ucurangwa ujya hasi, ni ukuvuga amajwi ava hejuru amanuka, cyangwa amajwi azamuka, ni ukuvuga ava hasi ajya hejuru. Abana b'impinja bahitamo kumva amajwi y'umuziki ucuranga amajwi amanuka. Ubundi ushobora kumva impamvu abana baririmbirwa muri iyo bwoko bw'indirimbo. Kuba indirimbo zagenewe abana zitaba ari hip hop cyangwa se heavy rock, ni uko byakorewe ubushakashatsi n'abazi iby'imikorere y'ubwonko bwacu. Ese ubwoko bw'imiziki dukunda bushobora kutujyamo tutaravuka? Nta myaka myinshi irashira abashakashatsi bavumbuye ko uruhinja mu nda ya nyina rushobora kumva umuziki. Dr. Sheila Woodward wo muri kaminuza ya Caroline y'Amajyepfo niwe wakoze ubu bushakashatsi, maze afata akuma gashobora gufatira amajwi mu mazi kazwi nka hydrophone, agashyira mu nda y'umubyeyi utwite kugira ngo gafate amajwi yose uruhinja ruri mu nda rwumva. Umva iyo uririmbiye umugore utwite uburyo uruhinja atwite rukumva. Byumva bihonda ni umutima urimo gutera ndetse n'amaraso arimo kuvuduka mu mutsi. Aya ni amajwi y'ukuri, ntabwo yakorewe muri studio, ahubwo yafashwe na hydrophone yashyizwe mu nda y'umubyeyi utwite. Uruhinja rukiri mu nda
ingingo nyinshi uhuriyeho ari nayo mpamvu umunyarwanda ashobora kuryoherwa n'umuziki wo muri Maroc. Abahanga bose bagiye barebera mu byuma imikorere y'ubwonko bw'umuntu urimo kumva umuziki ntabwo bigeze bashobora gusubiza iki kibazo. Ni iki umuziki wose wo ku isi uhuriyeho? Ni izihe ngingo zihuza hip-hop n'ikinimba? Umushakashatsi wo mu kigo cyitwa Institut Max Planck mu Budage witwa Tom Fritz ari kumwe n'itsinda rye bagiye gukorera ubu bushakashatsi mu misozi ya Mandara mu majyaruguru ya Cameroon. Aha ni mu mashyamba manini cyane ahatuye abantu batigeze na rimwe bumva indirimbo z'ahandi usibye izo biririmbira bo ubwabo aho ngaho mu mashyamba. Abantu batarumva radiyo, batarinjira mu kiliziya. Abantu bafite umuco utandukanye n'uw'abantu bo mu 2020. Abatuye imisozi ya Mandara bitwa abamafa. Ntabwo bazi ijambo umuziki icyo ari cyo cyangwa se indirimbo, nyamara babaho baririmba. Indirimbo zabo uko ziba zimeze. Nta muntu wabigishije kuririmba kubera ko bavukiye mu mashyamba kandi ntabayisohotsemo ngo ajye kurahura umuco n'imibereho y'abandi. Bacuranga imyirongi ikoze mu mahembe. Tom Fritz aje kubasura yashakaga kugereranya umuziki w'abazungu n'uw'abamafa. Yafashe amafoto y'abantu bagaragaza amarangamutima ku masura. Ifoto y'umuntu ufite agahinda, y'umuntu ufite umujinya, y'umuntu ufite ubwoba n'umuntu wishimye. Yafataga umuturage wo mu mafa akamwumvisha indirimbo y'abazungu iri mu njyana ibabaje cyangwa se ishimishije cyangwa se iteye uburakari, maze akabaza uwo mu mafa kumwereka uko yiyumva mu gihe aririmba, akabyerekana akoresheje ifoto. Abamafa nta na hamwe bibeshye. Mu ndirimbo bose bumvishwaga bakavuga ko ni ibyishimo. Namwe nk'abantu muzi ubwoko bwinshi bw'imiziki ntabwo mwatandukanye n'aba baturage bari bumvise piano ku nshuro ya mbere. Umwanzuro kuri Tom Fritz wakoze ubu bushakashatsi ni Le contenu émotionnel de la musique est un marangamutima aterwa n'umuziki, haba mu music gospel cyangwa mu muco twabaye cultural music. ibi bivuze ko umuziki utagira nyirawo kubera ko kuwukunda no kuwuha igisobanuro ushaka ntabwo bigendera ku muco wawe cyangwa se ku waririmbye indirimbo runaka mbere. Iyi njyana bayita sarabande cyangwa zarabanda mu cyesipanyol. Ni injyana y'umuziki watangiye muri Amerika y'Amajyepfo mu 1539 mu muvugo Vida y Tiempo de María Castañeda wanditswe na Fernando de Guzman Meya wo muri Panama. Nyamara ubajije umunya-Espagne uzi iby'umuziki yakubwira ko zarabanda yazanywe n'umunya-Espagne Juan Sebastian Bach mu 1750. Ingingo nk'iyi hiyongereyeho kuba tumenya umuziki tutaravuka bituma nta muntu wakabaye yitirira ubwoko bw'umuziki cyangwa se injyana runaka, ari nayo mpamvu benshi babyoroshya bakavuga ko imiziki nk'iyi ngiyi ari iy'abazungu. Ibi bituma indirimbo iyo ari yo yose aho ikomoka hose ushobora kuyikunda ukumva ariyo ndirimbo yawe bitewe n'igihe wayumvise urimo cyangwa se aho wayumviye. Iyo turimo gutoranya indirimbo twumva duhitamo izo dukunda, ni ukuvuga izo twumva tukumva tumeze neza, twishimye. Dufite impano ikomeye yo guhitamo ubwoko bw'indirimbo twumva zikadutera ibyishimo. Uyu munsi abantu bumva umuziki kenshi iyo bari mu ngendo kubera ko ekuteri mu matwi zituma umuntu yumva hari uwo bari kumwe, nyamara
umuziki ariko no muri uyu munsi tuzi ko n'ubwonko bwabo buwukunda. Ubundi bushakashatsi bwo bwanerekanye ko umuziki ukora ku bwonko iyo ibyo baririmba bifite aho bihuriye nawe. Aha niho baririmba indirimbo ukumva ari wowe urimo kuyiririmba. Aho ngaho abantu bashobora kumva indirimbo bagaseka cyane cyangwa se bakanarira. Bidashidikanyijweho cyane umuziki uhindura uko dutekereza ariko nanone ushobora guhindura imiterere y'ubwonko bwacu. Hari umuhanga mu by'imiterere n'imikorere y'ubwonko umudage Gottfried Schroth wemeza ko ubwonko bw'umuntu wahawe amasomo y'umuziki igihe kirekire buba butandukanye mu miterere n'ingano n'uko abandi bantu batazi iby'umuziki. Abacuranzi b'umuziki babikoze igihe kinini igice cy'ubwonko bwabo cyitwa cortical kiba ari kinini kurusha abakoze umuziki igihe gito cyangwa se abatarigeze banawukora. Cortical ni igice gitandukanye ibindi bice bibiri by'ubwonko byitwa encephale. Encephale niyo ituma tubasha kwinyeganyeza. Niba ushobora kuzamura ukuboko, kukumanura, kuzamura ukuguru, byose ni akazi ka cortical. Bivuze ko niba abanyamuziki bagira cortical nini, kwinyeganyeza no gukoresha ibice byabo by'umubiri biraborohera kukurusha uba utarize umuziki mu buryo bw'umwuga. Usibye ibi, abantu bahawe amasomo ahagije ku muziki baba bafite ubushobozi bwo kumva kurusha abandi bantu basigaye. Ubushobozi bwabo mu kumva bugereranywa n'ubw'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Gottfried yemeza ko ubushobozi bukomeye mu kumva ku batabona ariyo mpamvu hari umubare munini w'abafite ubumuga bwo kutabona bazi kuririmba no gucuranga ibicurangisho by'umuziki ku rwego rwo hejuru. Hari n'abanyamuziki benshi batabona. Imwe mu mpamvu zisobanura ubushobozi n'urukundo bagirira umuziki ni uko bafite ubushobozi bwo gukoresha neza uduce tw'ubwonko ubusanzwe dukorana n'amaso. Utwo duce dusanzwe dutuma abantu babona bo badukoresha mu guteza imbere ubushobozi bwo kuririmba no gucuranga. Byiyongeraho ni uko baba bafite ubushobozi bukomeye bwo kumva. Bongeraho ko usibye abafite ubumuga bwo kutabona, kwiga umuziki ku mwana muto bimufasha kumenya kuvuga neza kurusha abandi. Bemeza ko umuntu uzi neza iby'umuziki wabyize akabyumva aba ari intyoza mu kuvuga, ari niyo mpamvu abantu bagize ibibazo byo gutakaza ubushobozi bwo kuvuga bitewe n'uburwayi. Umwe mu miti abaganga bakoresha mu kubavura haba harimo no kubaririmbisha. Ntabwo byakoroha ko twese duhuriza ku mumaro kuririmba no kumva abaririmba bidufitiye, usibye kwishimisha no guhindura uko twiyumvaga mu mutwe. Haba kwishimisha nk'intego yo kujya aho baririmbira cyangwa se haba gukunda kumva abaririmba tutazi tukumva biradushimishije, byose bibera mu bwonko. Inama zitari ikiganiro ruswa cyo kuri Low battery, please charge. birashimishije.